ariko noneho se umunsi ndabona apagani ntubura none hora nizere ko uyu munsi ndi bubabone ariko ko bigenda kose ntago nababura ndababona ndabizi neza nshobora kubabona noneho iyi mihanda by'iyi mihanda birimo biranyobera akaye message wabona ari umuntu umaye amafaranga siko nabanyishyuza wala akose noneho nyiri inzu aranyishyuza abantu nabakanyishyuza abakizwa n'ikizi kamadeni agiye kunyica aba muri Kigali akose noneho pasiteri we ko yatinze ngaza nsengerera ko ahantu nakura amafungo naho ubundi abanyamadeni baranyica shamenya nzajya nirirwa mu gasozi nataha bajyamye kuko bahita banyica shamana yanjye we sakabiri ariko shaka kuri kwitotomba nk'intare yabuze inyama wabaye shabyihorere ngiye kureba pasiteri mwana se burya nawe ugiye kwa pasiteri ngiye kwa pasiteri wese waruzi ko ngiye kureba akora mu pasiteri ashobora kuba akazi mani turamubonera hano icara hano kuko nanjye ubunanjye niwe negereje mani nicara aha ngaha tukamva turamubonera hano kuko ubunanjye niwe negereje ahubwo nuko mbona ari gutinda ubuse ugiye kunyanika kuri iki kizuba ngewe urabona ndabona ntabyo kukwandika mwana se ngiye ndamamera ngiye nicanga ngiye ndamamera wabona cyangwa ubonye ndi imyumbati binuye ubu se barajya kunshyamo ubugari icana mwana cyangwa utari ugira ngo babuye basegura bure mwana umva se ubundi se bwo icara hano mwana wari umunyu se ngurayenga uri amavuta we ngurayenga inyicaza hano kwira izuba ngewe uranyandika urabona ndi reka kwitonganya mwana kuko ikikuzinduye kikuvanye hano ujya kureba pasiteri wahageza aho mubonera nese uritonganya mu kinimba nawe ushaka katusubira nese nazindutse nza kwicara hano ko narenze yuko turi buhurire mu nzira narenze yuko ngenje kwiyanika hano nese hano ho ni mu rugo mugiye guhurira hano ni mu nzira ahubwo wowe po siri zuba ubuse ngende ndishimye mwana cyangwa urabona nshaka kuba umuzungu urabona shaka byihoreye mwana wowe po utegereza umuntu abantu b'abagabo bazi ubwenge koko bicaye hano ku muhanda bitotomanga ubundi murapfi nawe se ubundi wowe turutse hehe ese mumbwire ese uri kugushije aha ngaha wowe ndamusa ese uri kugushije aha ngaha ndehe ibintu zikabiri z'abanyakigali zisigaye zicanga ibi ngibi urebe ikintu cyo kuba mu cyaro nicyo cyiza cyo kwiturira mu mujyi ari umuntu wese aba ashaka ngamenya ibyo ko wiri arakunyura aho uricara akuvugisha ubundi mwajya mukomeza mukajya mwari mugiye wari ufite gahunda yo guhagarara hano none se ubu mwamwe mwaje kutwicarira iruhande rw'ingo zacu si mwebwe muvamo ibisambo mukatwiba ubundi wewe ubwo urabona usa nk'abantu nk'umuntu utuye mwa bino bipango ahubwo wowe uturutse mu cyaro umunyacyaro yakiza kibaraguza ngo twicaye hano ku muhanda ngo turi kwitotomba hano ni wawe se turi kwitotombera mwanga ushobora gusanga nimba nataha hano hafi ariko ni bakarya rugo mani baba bagenda ariko bakarive mu rugusakuza mu bikisha mu rukwisakuriza mu biki ngiki cyo kimeze nk'icyasinze giteye gituruka uragasinda mareke nyakugugu negufwa nk'imbwa ariko sha ko ndeba wagira ngo ubundi ni weho mbwa uri kugenda wububa nk'imbwa kagenda kububa eko se sha ushaka kunsuzugura ntingiye wazanye ingwe mu mujyi wa Kigali wazanye ingwe mu mujyi na rusoro ushaka gusuzugura umuntu wazanye ingwe mu mujyi wa Kigali sha shaka samani muno mujye mani hatuye nimba abundi bahari umuntu muzima wa hano hafi reka nkubwire reka mbibwirire ninjye wazanye ingwe mu mujyi wa Kigali nimba ishaka nzayicyura abayiremberemo mwihano n'umwana w'umukobwa muramututse gahabwa kato aya zino ni ingegero uzitegereje kuri ibipangu by'abandi reka mbabwire reka nze nicaraho navuganye na pasiteri turi buhore reka nifate kuko ndumva aza dusengere ubundi ureba umupasiteri ni muntu ki umusazi niwe areba ese mutegereje pasiteri ese urabona twicaye hano dutegereje pasiteri nyine ariko pasiteri ese ashimwe bana bima ashimwe cyane pasiteri kudasuhuza abo musengana aya ntabwo nabura kubasuhuza uraba muko ya munyihangane nakereho gatoya naje ntinze munyihanganire rwose waje utinze nyine waje utinze se ubu ngubu twaje hano mu gitondo wereka kuburanya pasiteri muburanye iki ariko ubundi ibi biti byawe by'imyumbati uhora udondagura abantu uzi ko wagira ngo uri umurwayi wo mu mutwe imyumbati nawe sha tegereza pasiteri aza gusengera arebe ko ubwo burwayi bwo mu mutwe bwagenda araza inshuro zingahe ko yaje ugatangira kumuburanya ariko ubundi mwanditse ku bana banabima mureke ijambo y'Imana rivuga ngo muce bugufi mwumve icyo mbabwira
aba ari byo mugenderaho. Nanjye rero naje nk'intumwa muce bugufi no kuburana, ndaje n'amahirwe ngiye kwazamo inkuru nziza. Inuma koko, inuma yo mu kirere se, inuma ya hehe y'i Burundi? Oya, muhumure rwose, kuba nakerewe ntabwo byatuma muburana rwose gutuma mwiza mwabipfa, ahubwo mwebwe nimutegereze. Hari ikibazo? ahubwo wowe sengera n'umuntu ndabona atari muzima. Bagusengere nawe sha. Se kiguha hari ikibazo? Bagusengere nawe. Baradusengera twose. Bagusengere wenyine nge bandeke. Wowe uri n'ibiti by'imyumbati ni wewe bahera ahubwo. Ahubwo bagusengere barebe ko ibyo bitama bimeze nk'inzu za nyakatsi za kera byagabanyuka. Mureke mbabwire rero, ngiye kuba bwira ijambo ry'Imana gusa twamara tugasenga, ariko bibaye byiza kugira ngo tunoze umurimo w'Imana mwarika tukabanza tugatanga amafaranga 500 mu buryo bwo kugira ngo tunoze umurimo w'Imana. Umva muko cara hariya tubone dutangire ya byabyiza mwicaye. Ako kuki uvuye hari ukaza kunyicira abantu bajye ukicara hariya. Nsunda nakwicara hose hari ikibazo. Kirahari nge ntabwo nshaka umuntu wenze kwanyicara uhantu ikintu wicara hariya. Neza iki kibanza ni icyaswe ushaka kunyimuramo. No kuvuga ngo rero wese ko imutse no baki kandi abapasiteri basengera niki gice uzagisengera gikiri wowe imutse baki mugabo gikira. Ariko iyo wifata ukaza ngo bagusengere ufite iminyururu nk'iyimbwa, ni amasheni y'imbwa uri muceceke twumvikane kugira ngo tugire ibyo tubasha gukemura. Ijambo ry'Imana ntabwo rishobora kuvugirwa mu kavuyo. Mwanze mushyire imitima yanyu hamwe mubone mwumve ijambo ry'Imana. Amafaranga ko mutayakusanyije mwabuze iki byagenze itehe? Gusa ariko we ntabwo nzi impamvu wimutse. Pasiteri rero ko ngiye nkubwire kubwizo mpamvu mfite desi kirangaye. Ako se oya uvuga byo desa wahise wana senkane byibo. Oya fata desi pasiteri niyo mfite. Oya kiraho na senkane. Takuyazana mbe yafashe ariko ushaka zina senkane yashyireho. Ahubwo se mbere yo kugira mfe kuyazana ubu yafashe. Ibibazo byanjye mfite mu mutwe wanjye turabisengera bivemo cyangwa humura biravamo nugira ikibazo. Wabonye ko cyaka no kwizana utuntu two gusuzugura. Ndabibona ndabibona wowe ufite gasuzuguro kenshi umutwe wawe. Umutwe wawe wagira ngo ntabwo warezwe. Usengere n'ubukene mfite. Humura nta kibazo. Desa senkane. Ako se pasiteri kunari shaka senkane ushireho ntabwo byava mu rwose. Ufite inote ubusimana irumva yaba ufite ibicire 200 koko. Ubundi se pase gereka mubaze ikibazo. Ayo mafaranga uri kutwaka Imana izaza kuyafata inyuma. Aya mafaranga nayo kunoza umurimo w'Imana. Kunoza umurimo w'Imana. Nayo kunoza umurimo w'Imana. Kunoza umurimo w'Imana se umurimo w'Imana barawunoza ushyiramo ibirungo kuri biri. Ntabwo ashobora kuvuga ijambo ry'Imana yaburaye cyangwa se yabwiriwe ntabwo bishoboka. Ngo nsengera kuri desa zanjye nigende. Nta kibazo. Ayo mafaranga 200 niyo ndi gusengera. Ndagusengera ibuje n'amafaranga 200 umpaye wa muhungu. Reka nyabike nta kibazo. Twakomeje abandi pasiteri nta mafaranga dufite. None se ushaka ko nta mafaranga ufite bibaho gusa nta mafaranga ufite mbo okay wowe uvuye gusengera adesa yawe uceho mpagurutse nabwo ndongera uvuye gusengera adesa yawe uceho urongera uvuze ngo iki vayo so amafaranga 200 bihari nta n'icyo cyabiri ndenza aho bimenya nabyo. Hasi shiro senga ngusengera 250 ndakoneza ngo ayaturuwasa. Oya nsengera ya desa ngende. Nta kibazo. Fate neza ngusengera. Haleluya. Amenyo. Bavuga ngo amena. Amenyo. Imana iguhe litiro y'ikigage. Imana iguhe icupa rya Skol 2. Ntabwo bufite. Aya washizemo. Haje ikintu mbaza kandi ngo twagiye. Pasiteri muri abateka mutwe. Hari igihe tuzahura narisizemo nka kuvuna.
ako si pasiteri umva munyihangane ku muhanda rero na n'ubu ntawe ntacyo mwibwira se ntabwo ntacyo mwibwira ahubwo njyewe byibura se birakemuka hari ikintu nari nibwiyeho gake nta kibazo ngaho mbwira reka njye nkubwire javandi kugera kuri hano bankeneye we nyine cicika mbanze nkubwira ahubwo kuri za desa bari baguhaye njye nagira ngo ukore n'ubundi uri gukora umurimo w'Imana ubu uzimpaye njye kwirira akarindazi hara hepfo oya mureke ibyo yido gira abantu batangiye gusubizwa muri aho ngaho Bazakira. yewe nanjye reka ndebe ukuntu ndebe ko nabona akama mugire vuba abadahari muvemo mugende nta nubwo ntabwo njya gusengera kuri makeya unsengere habona kandi amafaranga rusigaranye zonyine kuko humura nizo nari kuza kurarira dore ubu nanabwiriwe ahubwo uboneka andi mafaranga ajyaho zari ziri aruta ayo ngayo humura wenda usengera ubone n'inzu muri Kigali inzu humura Genda shaka visa unsengere rwose. urashaka kujya mu mahanga inzu ndayibona urashaka kujya mu mahanga Ni visa nshaka. humura icyerekezo cyawe ndaje mwicishe bugufi dusenge mwese muhumirize mwicishe bugufi dusenge abafite amatelefone muyafunge mundi mucishe bugufi dusenge we ko wagira ngo uri kureba muhumirize mucishe bugufi dusenge wanjye ntabwo ndi kureba ndahumirije ahubwo nuko nambaye rinete